muri saro bogosha. Yego. Nubuye nibaza kuva kera. Umugabo arambwira ati rero. Imvura irimo no kuwera injoro nyine ngeze aho ntaza mbwa ati reka nkuraza hano muri saro nogosha ariko ndakuraza mu mufuka. Akira mu mufuka w'irojana arangije arawuhambira apfumura umutwe ngo muhumekeremo. Yego. Ariko ngiye narebye uyu mugabo. Yego. Ndeba ukuntu ahetse akana. Kabebe keza cyane. Umwana mwiza pe. Mbona ukuntu yamusinziriyeho. Abana uyu mugabo reka ngirire no mwana. Imana iguhe umugisha wa mubyeyi we. Uyu mwana yarambabaje. None ndeba ukuntu uyu mugabo nawe inzara yamwishe. Yego. Ndeba ukuntu ndakatabaje no kujisha umwana enda yahuye n'umugongo. Numva birambabaje. Yego. Nyine birababaje. Sinzi birababaje cyane. Niwe mpamvu namugiriye impuhwe. Banireka mujyane. Ariko iyi sape nabonye ko atera umuteka mutwe. Nubwo yenda yabanyihishe ariko ngiye ndi kureba kariya kana. Yego urakoze cyane. None se wa mugabo we turagira ngo tubwire urugendo rwawe. Ese i Kigali ho mu rugo hariya Nyabugogo wari uri mu kazi. Turagira ngo ture mu icamaki. Nkanyamuheka nkamujyana nyine he buriya buzima bayo akazi nakoraga gahise gahagarara nakoraga hano mu ruganda rukora amakeke n'imigati. Njyaye umwana bwa kabiri bose aravuga ati ntago mbishaka ibyo bintu. Akazi mpita nkareka njya hehe njya mu biturage kujya mpinga. Nabaye umwana mpfane se ndizanya guhinga nkabona amafaranga cyane rwose. Umwana ndamwihambiraho ageze umwaka n'amezi 4 nta kibazo afite nyina ngo ko byibushye nta kibazo. Yariye nanjye gomba nariye. Yego mama. Nuko urugero byagiye bigenda nyina nyuma njye kumva uri amakuru aragenda yepeza ko umwana ameze narohanye nawe mbindushyi Farubi ndamurera mu byumweru 2 yarambwiye ngo yari yahombye ariko niko mvuga yari yahombye. Kandi bibaho maze ako niwabyitiye ntago bango bibaho nyine niwe wabikoze bishaka. Eshaye wa muntu ushaka kwiberaho nyine mu buzima bwiza burenze ubushobozi bwanjye. Yego. Amaze kubona nyine ntangiye nyine guhinduka umukene ariko mvuga. Avuga ati ntago umugabo umeze nkawe ari we Imana yangeneye. Twahuriye Nyabugogo ahetse umwana abantu bamushungereye amatelefone acicikana bamufotora. Yego. Mugirire impuhwe. Yego. Numva birambabaje ahetse akana kamusinziriyeho. Numva ndababaye. Yego. Abangiye impuhwe hamagara umushoferi nkagengo nawe arimo arambeshya. Hamagaye umushoferi araza adutwara mu rugo. Amwe ati vero ari mu rugo. Hanyuma ejo mu gitondo turongera duhamagara umukobwa telefone yanga gucamo nagutegera utahe. Yego. Bukiye mu gitondo ejo yugo nyine ejo nyine hashize numva uyu munsi no wa gatatu. Uyu maza hangaha ngira ngo. Arambwira ati se telefone y'umukobwa ntabwo iracamo ntiyacamo nimero zimuhamagaye ndazimuha amamagara iranga. Yakomeje kwagura avuga ati rero no buri hano umwana nta kibazo afite n'ubundi nta nyina agira n'ubundi ni wese ko bana nyina arya nkamata aryame nawe uraha nta kibazo. Ariko ngiye narebye uyu mugabo ndeba ukuntu ahetse akana. Kabebe keza cyane. Umwana mwiza pe. Mbona ukuntu yamusinziriyeho. Abana uyu mugabo reka ngirire no mwana. Imana iguhe umugisha wa mubyeyi we. Abakomeje gukurikirana Venda TV2 turabasuhuje kandi tubabwira ngo amahoro y'Uwiteka Imana akomeze kubana namwe. Aka kanya rero twagize umugisha wo kubona umushyitsi umubyeyi. Uraho mubyeyi we? Muraho neza. Kristo Yesu akuzwe. Teka ryose. Yesu ashimwe. Sahimbaza. Salamu alaykum. Alaikum salaam. Urihangana impamvu nkoresheje izo mvugo zose ntago nzi idini uruhukiraho. Niyo mpamvu bose ngize ngo kugira ngo wisanishe. Ngende mu Gatolika. Hari undi mushyitsi hano uri mu Gatolika. Ubwo ni Kristo Yesu akuzwe. Aha reka n'uwo mushyitsi nawe aze. Komera cyane. Turakomeye. Amakuru ni meza. Yesu ashimwe. Himbaza wanjye guhisha Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Mwese. Wacu. No wanyu. Turabakire rero. Aka kanya tubakiriye kuri Venda TV2 nk'abashyitsi tubahaye ikaze kuri Venda TV2. Murakoze cyane. Niwe mushyitsi wadusanze mu rugo. Tubasanze mu rugo. Nubwo tubasanze mu rugo ariko aka kanya ubu ngubu mba ndi mu rugo ariko nawe muri mu rugo.
kuba agakanya uri kubabona ari kubona ko uri kuri Venda TV2 ariko namwe muri iwanyu turi iwacu turabakiriye rero mama murakoze cyane ni meza none uri umubyeyi mwiza murakoze niko turabishimiye cyane yego murakoze mbere na mbere ndazagushima Imana ko iduhuje ni ukuri bitashoboye kunyorohera cyane ubwo nashakaga kugira ngo mure nawe kugera iwawe byangoye nakomeje gushyiraho abantu benshi cyane ngo bashakire iwawe harayoberanye n'ubundi harayoberanye ariko impamvu si no kuyoberana cyane hari inkuru yatambutse ku wa kabiri itambuka uri Nyabugogo uri Nyabugogo uri kumwe n'uwo mugabo mufite umwana yego rwose iyo nkuru hari abantu hari umukameramani hari umuntu umwe wari ufite telefone afotora iyo nkuru aza kuyishyira ku mbuga nkoranyambaga yagezeho yego ko ntabwo urayibona ntabwo ndareba ujyeho kuri Venda TV2 urayisangaho undi buryo nkareba ujyeho rwose ni inkuru abantu bakomeje kwibazaho ibintu byinshi cyane k'uyu mugabo muri kumwe ese uwo mugabo ni umufamiliye ese uwo mugabo ni inshuti muri make hari abantu bakomeje kugenda bibaza ku by'iriya nkuru babaza se uyu mubyeyi turi kubona yuko ari kwambutsa uyu mugabo ararimo arira mu by'ukuri ubu tuje hano kubareba mu rugo tugira ngo tugire abantu tumara amatsiko kuri iriya nkuru twabonye ubwo ku wa kabiri hari nimugoroba twakubonye urimo umubaza bite ubona nyine wagira ngo wamugiriye impuhwe nyinshi byari bigoye wa muntu we none byagenze bite rero uyu mugabo ubona ahangaha ntago muzi yego twahuriye Nyabugogo ahetse umwana abantu bamushungereye amatelefone acicikana bamufotora yego mugirira impuhwe yego numva birambabaje ahetse akana kamusinziriyeho yego numva ndababaye yego ubwo mugirira impuhwe ndabana rero uyu mugabo ngo yari aje gushaka umuntu aho ngaho ngo za Nyabugogo ngo wari wamwijeje yuko bari bubonane akamufasha ahamagara telefone umuntu telefone ayikuraho none usanga ari kuri ndagira Nyabugogo nose ndamwegera n'abana abandi babyeyi nta muntu wamwitayeho nta wagize ati abaneka mwegere mubaze impamvu yego nikimugenza none agababaye ari kurira numva genda karanje numva nanjye nk'umubyeyi numva ndababaye pe nibwo namwegeraga namubaza se wa mugabo we bite arambwira ati naje gushaka umuntu Nyabugogo none namubuze umwana se ati uyu mwana n'uwanjye none uwo muntu wemeye kumfasha namubuze pe ubwo nibwo nabusaga ntima telefone mu guhamagara nsanga telefone yikuyeho numva impuhwe ziraje numva kumusiga abandi baramushungiye nta muntu umwe wigeze amufata pe ngo mubaze ikibazo nuko nahava nuko bimeze ndamwegera maze kumenya rero ngwino umbwira ibyawe aranyegera arambwira numva mfikize impuhwe ndabana kugira ngo umusige Nyabugogo kandi bwari bwije pe ndabana no kugira ngo umusige Nyabugogo reka mufate mujyane mu rugo abari mu rugo tuzashakisha umuntu ubwo nibwo nahamagaraga umushoferi wanjye araza nabandi reka mpamagara umushoferi aza amutwara mujyane mu rugo ubwo umushoferi wanjye yazaga aramutwara tumushyira mu modoka turagenda tumushyira mu rugo kugeza n'isaha rero ukomeze urindagiye buri ahangaha nita ku mwana nawe aho kugira ngo ugire ute ujye kurindagira aho azabonekera tuzakomeza duhamagare turebe nuko nyine twaje ahangaha mu rugo ubu ngubu aracyahari yego none se mama muri make njyewe hari ikintu cyahise kima gutekereza cyane iyo ukibona uwo muntu kuki tuzi ko abantu hanze ahangaha hariho ibintu byitwa abatekamutwe wagize izo mbaraga wazikuye he kugira ngo wemere kwakira umuntu umujyane wawe kuko ubu ndakubwiza ukuri nanjye ari njyewe rwose kugira ngo nkurarane iwanjye biragoye biragoye kuko njyewe nkuraranye iwanjye rwose ni ukurara nkuraririye ni ukurara nkuraririye ni ukuvuga ngo umushyitsi waze wanjye namuzi ni ukuvuga ngo ni ugusinzira njyewe nkarara muraririye sinkubeshye
none reka ndashaka ko uretse gato n'abaciye mu ijambo gato abuza gutyo ngo wararariye umuntu numva none urankomerekeje vuga cyane mwegeze mikoro neza ndimo kuvuga nubwo numvise unkomerekeje kuko numva nta n'impuhwe we ntabwo wafashe umuntu kuko nigeze kujya kurara ahantu nabwo nahuye n'ibibazo kuko buriya ikibazo kimwe gishira ikindi ayibagara njyewe nahuye n'ikibazo ndara ahantu yego maze kurara ahantu umuntu nubwo yari yanze ahantu muri salo yogosha yego nahuye n'ibibazo kuva kera umugabo arambwira ati rero imvura irimo no kubera injoro nyine ngeze ahantu ntaza ambwira ati reka nkuraza hano muri salo nogosha ariko ndakuraza mu mufuka anshyira mu mufuka w'ikiro jana arangije arawuhambira apfumura umutwe ngo muhumekeremo ndemera ndara no guciye mu ijambo gatoya munyihanganire amazina yawe witwa nde? Nitwa Cyubahiro. Nitwa Cyubahiro. Mama mwebwe mwitwa bande? Yegereza mikoro nawe twibwire. Jya ubundi banyita Mama Efrine. Mama Kevin. Yego Mama Kevin. Nta kibazo. Ntabwo twe twibwiranye kuko n'abantu bashaka kumenya amazina y'abantu bajya kugana nabo ako kaduciyeho. Nanjye amazina yanjye nitwa Harerimana Damascene. Nk'abandi umunyamakuru wa Venda TV2 nimwe ngewe turi kuganira. Noneho wamuha agakomerezaho iyo nkuru ye yaratangiye. Ayirangije ndumva ari iyo ngiyo nababwira. Nyine wari ukimbaza ngo impamvu namwakiriye nkemera kumujyana mu rugo. Yego. Ngewe narebye ukuntu ababaye. Yego. N'ukuntu birababaje. Twese ntabwo ko tugira impuhwe pe. Yego. Ariko ari ukuntu ushobora kubona umuntu nubwo yaba ari umutekamutwe ngiye sinzi nkunda kwizera abantu. Yego. Ndibuka igihe nigeze gufata umuntu nk'uyu sanga ni igisabo turyamye araducucura. Si mwibyo byose navugaga. Aratwiba pe. Yego. Ariko ngiye narebye uyu mugabo. Yego. Ndebe ukuntu ahetse akana. Kabebe keza cyane. Umwana mwiza pe. Mbona ukuntu yamusinziriyeho. Abana uyu mugabo reka ngirire no mwana. Imana igwa umugisha wa mubyeyi we. Uyu mwana yarambabaje. None ndebe ukuntu uyu mugabo nawe inzara yamwishe. Yego. Ndebe ukuntu ndakatabaje no kujisha umwana enda yahuye n'umugongo. Numva birambabaje. Yego. Nyine birababaje sinzi birababaje cyane. Niwe mpamvu namugiriye impuhwe banireka mujyane. Ariko iyi sape nabonye ko atera umuteka mutwe nubwo yenda yabanyihishe ariko ngiye ndi kureba kariya kana. Yego urakoze cyane. None se wa mugabo we turagira ngo tugure urugendo rwawe. Ese i Kigali ho mu rugo hariya Nyabugogo wari uri mu kazi turagira ngo turi mu icamaki. Akoze nyine komera rwose tubwire neza mu bicamake hari abantu bashaka kumenya ubuzima bwawe kuko ubu naje kubahiga kubera amakometa abantu bagumye kugera bavuga ati uriya mugabo tugire kibwira abantu badukurikiye. Kigali ntago ari mu rugo ngewe nk'uko uyu mubyeyi nabivuze namubwiye ko navuye Nyagatare navuye mu Mutara nje kureba umuntu i Kigali Nyabugogo. Noneho Nyabugogo naheruka Nyabugogo cyane nkiri mutoya. Mpageze namukanya ngo ngiye kuzana telefone ko ngiye nkunda kwitaba abantu. Urumva ndamuhamagara. Muhamagaye telefone yanga kuyifata. Nonge kuyamagana inshuro nyinshi uwo muntu mwamenyanye gute? Waje kumureba muziranye gute? Umumenye ute? Ni umufamiliye? Tubwire neza tubwire inkuru neza muri rusange. Kuntu byatangiye rero ni inkunda n'igikubiye ntago bwakira bugake. Yego. Numva ntago nayavuga nawe ndimo kugutinza. Yego. Ariko kuntu byatangiye we yarambonye mpetse umwana ahantu. Yego. Arambwira ashaka nimero zanjye sinzi aho yazikuye. Yego. Arampamagara. Arambwira ngo ndashaka ko tuzahura nge nawe. Yego. Hanyuma dupanga ko tuzahura nkamusanga i Kigali nkamusanga Nyabugogo. Hanyuma ngo yarambwiye ngo tuye mu Kiyovu. Yego. Mu Kiyovu cya kabiri. Yego.
nyine ko ntabwo nari mazi mu Kiyovu cy'Akagera ngo ndagusanga Nyabugogo kuri gare ngutware ntiwe nkurushya ngafata moto ngusange ahantu n'abandi ibyo ntabwo ngiye mbimenyeye uze kunsanga Nyabugogo n'imodoka ziparika zo ntware mageze mpamagaye icamo rimwe ubundi yanga gucamo itiba kompozi ivaho burundu nyine umva ntumutwe bwari mutangiye kwira umwana yarushye yanasinzira ngira ngo warabibonye njye nashonje ko namugura akaji naye ngafite mu ntoki nyine mwarabibonye n'isakoshi irimo utwenda twe amubwira ati nyine yari n'umukobwa nyine nende kure umukobwa n'umukobwa none se kuza kumureba wari uje kumubane cyangwa wari uje nk'umuntu uje kugira ngo wagire icyo gufasha yarambwiye ngo ndavuye ngo tuganire nyine mbwiye ukuntu bimeze ngira icyo ngufasha bitewe n'ubuzima bubi nagiye mbona ubayemo cyane yego mageze rero imbigeze Kigali ubuzima bubite bubi kurushaho yego numva nyine simbaye nk'akadomo numva biranze n'ubwa mbere ugeze Nyabugogo ntabwo ari ubwa mbere harashize nemera Kigali nka 2014 gutyo hashize imyaka irenga 11 gutyo none mubuze abantu noneho b'i Kigali najyaga numva bavuga ntarababona nta mwe bagira ntaki nabo ntiyaramayite bakavuga ngo uyu ni igisambo ngo yawutiza amayite telefone agahita yitwara abana numva nyine ntayo mutwe numva birarangiye yego ngenda mu muhanda ndeko namubona ndamubona sinamubuze muzi ku ifoto ngize kunyeza foto ku telefone y'umuhungu utuye muri quartier mu rugo njya kuri WhatsApp ye nkareba simubuze ndakunje gusubira mu rugo nta bwije biranyobera kubw'amahirwe mamuye n'uyu mubyeyi yo kabyara yego bwari bunije cyane bwije nyine natoye no kugenda mu muhanda nyine urumva bano bava umutsima ngw'Imana yari waritse mbona mpuye n'uyu mubyeyi yego abangiye impuhwe hamagara umushoferi nkagiye ngo nawe arimo arambeshya hamagaye umushoferi araza adutwara mu rugo amubwira ati vero ari mu rugo hanyuma ejo mu gitondo turongera duhamagara umukobwa telefone yanga gucamo nagutegera utahe yego bukeye mu gitondo ejo ubwo nyine hashize numva uyu munsi ni wa gatatu bimaze ahangaha ngira ngo arambwira ati se telefone y'umukobwa ntabwo iracamo ntiyacamo nimero zimuhamagaye ndazimuha amamagara iranga ikomeje kwagura avuga ati rero noneho uri hano umwana nta kibazo afite n'ubundi nta nyina agira n'ubundi ni wese ko bana nyina arya nk'amata aryame nawe uraha nta kibazo ubwo niyo mpamvu nanjye mbaye nkiri aha ngaha yego none uyu mwana wawe ko ari wowe umurera mama we ari hehe mama we byagenze bite turi kubona ari wowe umurera kandi mwana ni mutoya uriya mwana yakubye ko ari kumwe na mama ari we ntabwo ari muto bitewe n'igihe maranye nawe ntabwo ari mutoya uriya mwana afite igihe kingana iki afite umwaka umwe n'amezi 4 ngewe mumaranye umwaka umwe n'ukwezi kumwe yamutaye afite amezi 3 nyina ari hehe nyina muri Kenya niho mwabanaga byagenze bite gira akantu dusangiza gake mu buzima bw'uyu mwana kuko abantu benshi bakeneye kumenya uyu mwana niba n'umuntu wumva ari cyo yagufasha ureba kuri Venda TV2 arashaka kumenya amateka y'uyu mwana nawe gira ikintu gitoya udusobanuriraho umwana n'ubuhamya akundi nyina twabanyeho nari nkiri muto nyine umusore nyine mutoya ufite amafaranga make atari menshi katari na make yiko nyine nibeshejeho nyine nta kibazo mfite muba Nyagatare oya yego ntabwo twabaga Nyagatare kuvuga ngo nyine njye iwacu ni mu Mutara we rero akaba ari uw'i Kigali yego noneho we yavuye twabanaga i Kigali niho kera nyine icyo gihe 2014 nabaga noneho turamenyana tumaze kumenyana turimuka njya gukorera izuza hariya Kayonza nzi haze Kayonza n'undi hafi ya Gatsibo niho twabaga noneho umukobwa tubanaho mfite udufaranga bitewe n'ukuntu yagendaga yangiza nyine ibintu byo mu rugo cyane bipfusha ubusa udufaranga tugenda tunshirana nyine tugenda dushira yego tumaze gushira ntajya kugera mbanye umuntu atabura n'inkweto yo kwambara itangiye kubura n'iki urumva ugasanga nyine ibibazo bitangiye kuba ibibazo birebire yego umukobwa atangira kubona nyine ko nyine ngiye ntacyo mvuze imbere ye
no arakuntu mfite udufaranga duke nabitse kera ndavana rero kuko nta kintu nyine nakoraga nyine ninjye wamuhaga amafaranga nyine kurya nyine buri kimwe cyose yego none rero ufite udufaranga duke mfite mu kibina ndavana rero reka ngushakire ikintu gukora nifite 200 nicyo gihe nifite amafaranga nyine atari menshi ariko atari na make yego ushakire ikintu akora mu byumweru 2 yarambwiye ngo yari yahombye ariko niko mvuga yari yahombye kandi bibaho maze ako niwe wabyitiye ntabwo bango bibaho nyine niwe wabikoze bishaka Eshaye wa muntu ushaka kwiberaho nyine mu buzima bwiza burenze ubushobozi bwanjye yego amaze kubona nyine ntangiye nyine guhinduka umukene ariko mvuga avuga ati ntago umugabo umeze nkaho ari we Imana yangeneye tangiye kugenda asuzugura ambwira ibiki n'ibiki ako yakoze nzi ko hari umwana nkihangana nyine umunsi umwe ndaza nta n'ikibazo dufite nyine byari byaho bisanzwe ndasanga umwana mu baturanyi yamusize mu baturanyi avuga ngo uyu mwana rero ngo muze kumuha papa ngo ngiye ngo ndaje ngo papa nta kubuza ngo muze kumumuha yego ariko mu nzu ubwo ngubwo nkabona ibintu byo mu nzu byawe uriya urugo rwavuye umuntu agiye agenda ifarisi ntayo imyenda udukoresho tumwe na tumwe ntatwo ubwo mba ngiye mu nzu mbona yahindutse mpamagaye numva telefone ntayiriho nari menye n'undi bibazo n'agahinda kari karansagutse karanyishe ndagira abantu bagiye kunkoresha ikiganiro i Kigali ndi i Kigali hano barimo kunkoresha ikiganiro taberwa ari agatangaza hari umunyamakuru urimo kunkoresha ikiganiro ndi i Kigali tuberwa ndakuvugisha ninkivamo cyaca kuri televiziyo nta kibazo rwose aricyo bitwaye ntacyo bitwaye ubwo mba nyine ngiye mu nzu ngiye mu nzu nsanga nyine byahindutse no umugore muhamagaye telefone yanga gucamo umwana we afite amezi 3 ariko afite amezi 3 yumva yari umwana ucyonka mu gitondo nyine ndase ku ntego ubwo mu gitondo mbona ntaje umunsi wa 2 umunsi wa 3 ndavana uyu mwana byanga bikunda ushobora kugira ikibazo bimenyesha ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze barabimenya birangiye umugore nyine turamura burundu ndavana ubwo ntacyo wenda ubwo atabashije kuboneka reka nyine ndwaye nawe nyamuheka namwetse hariya hepfo Nyabugogo mwansanze nkanyamuheka nkamujyana nyine buriya buzima ubayeho akazi nakoraga gahise gahagarara nakoraga ahantu mu ruganda rukora amakeke n'imigati njyaye umwana bwa kabiri bose aravuga ati ntabwo mbishaka ibyo bintu akazi mpita nkareka njya hehe njya mu biturage kujya mpinga nabaye umwana mpfane se ndisenya guhinga nkabona amafaranga cyane rwose umwana ndamwihambiraho ageze umwaka n'amezi 4 nta kibazo afite nyina ngo ko byibushye nta kibazo yariye nanjye gomba nariye yego mama nuko urugero byagiye bigenda nyuma njye kumva uriya makuru aragenda yepeza ko umwana ameze narohanye nawe mbindushyi Farubi ndamurera ngaba muri Kenya niyo makuru mfite nyine baracyari muri Kenya niyo makuru ni muri Kenya ihangane kabisa ihangane mama ihangane mu gihe cyo ko yaramfashije pe ni umuntu mwiza Imana abantu beza baracyariho nanjye mbaye umugabo namufasha mama ihangane yaba ari mu zabukuru nayo mbaye umugabo namufasha ihangane ibintu nk'ibi abantu baracyariho ariko ihangane mama ariko uyu mukobwa ni inyamaswa koko ni inyamaswa umuntu wakasiga uruhinja rungana kuriya koko akagenda ihangane mama ihangane ni ukuri mwihangane rwose mukomere kandi ibyo wakoze ni ukuri Imana ijye guha umugisha mwinshi cyane ni ukuri mwihangane ikibono nkakiriya kishishura agasiga umwana akata mu nzira akagenda ni ku isi iteye ko mbega umubyeyi mubi Mana sha mwihangane twakiriye inyamaswa koko ntacyo
abakurikiye Venda TV murabona yuko byari biganiro bibaye amarira niko nakundi umukobwa w'inyamaswa amarangamutima hari igihe agahinda mfite mana nakuye umwana bibaye ngombwa ko umuntu agomba kurira kugira ngo aruhuke ariko nakundi ni ukomeza tugakomeza uyu mubyeyi tugakomeza n'uyu mugabo kandi uriya mwana akabaho uko byagenda kose uriya mwana agomba kubaho kandi akabaho neza kubera Imana kandi humura sibyo abakurikiranye Venda TV humura igihe umwana kiranga nzamwitaho niba na ngombwa uzakama nkirerere sibyo ngufashe kumurera ngiye muha amata ngiye mukorera ibintu byose sibyo nawe numara kumva umutima ugiyemo uzajya usohoka ujye gushakisha akazi sibyo nta kibazo mu rugo rwanjye pe hari inzu hanze iriya naguha ukomeze uyibemo akana kaza nzajya nderana nako sibyo wihangane pe wihangane uriya mugore ni inyamaswa mbi ni inyamaswa ariko nawe nkubwire dese mubyeyi mwikarume tugire dusoze ikiganiro mwikarume bibaho mwikarume mwihangane dusoze ikiganiro tuzongera tuganire igihe kibazo yatubarebe mama ihangane tuse nk'abasore birababaje ntabwo nenze uko inyamaswa nka ziriya zikibaho ihangane mama wakihangana gato cyane wakagira ikintu ubwira abadukurikiye abanyarwanda abari hanze y'igihugu wagira ubutumwa batambukiriza gato kugira ngo n'uwo nawe tumuhe agire icyo asaba abantu ubundi tusigire dusoza ikiganiro ubundi twazongera tukaganira tuze kureba uko umwana ameze tumusura kenshi turebe n'uwo mugabo uko bameze wagira ikintu ubwira abantu badukurikiye kuri Venda TV ihangane ukomere kandi ngewe ikintu mbona nabwira abanyarwanda cyane cyane abakobwa n'abahungu n'abasize kuki abakobwa bemera gutera imiruho abantu b'abagabo nk'abangaba gusa icyungiye nabwira abanyarwanda cyane cyane abakobwa n'abari hanze y'igihugu bose nkababwira niba wemeye gutwara inda emera ubyara umwana wawe wabyemeye umurere kuko umwana utaye ntabwo uzi icyo ejo azaba ari cyo yenda ashobora kuba perezida ashobora kuba umuntu ukomeye minisitiri runaka akazakugira akamaro ariko wirinde kuba wabyara umwana ngo umute ngo ugende ese ufite ubumuntu bumeze ute uri inyamaswa uri igiki ariko ikintu nabwira abanyarwanda ni uko barera abana babyaye bemeye kubyara nibabarere ko bikwiye abari hanze y'igihugu mu byumve abari muri kino gihugu mu byumve umwana n'u Rwanda rw'ejo umwana afite ejo heza umwana azaba runaka hari bivuga ngo umwana ngo yavutse n'Imana ivukana imbehe itanga imbehe ye ni gute ufata umwana ukamwijishura ukamuta ni bibi umenye umwana icyo ari cyo ibyo ni ukuri namwe bagabo namwe mujya gutera amata umenye ngo uyu muntu ugiye gutera inda ameze ate yego ntabwo turi mu mitima y'abantu ariko reba umuntu ubanza umwiga urinde guhita utera ndetse nibi bikunaniye koresha prudence basi ariko mureke kwangiza mwana se mbese uriya mwana ejo namenya ko nyine yaramutesirwa muheka amuzungurukana muri gara amuzurukana ahantu hose uriya mwana namara kubyumva bizagenda bite azabafata gute ababyeyi azafata gute nyina ni ikibazo gusa icyo nababwira rwose abantu muri kunyumva mumbabarire pe mubyare ariko mufite kurera mutabyaranye ubunyamaswa nabagira inama yo gufata abana banyu kuko umwana ntuzi icyo ejo azaba kandi ubu ngubu uyu mubyeyi uyu nyina w'uyu mwana aramutse amenye ko uriya mwana yabaye minisitiri yakwitwa nyina cyane yakwitwa nyina cyane icyo gihe ahita umwana wanjye
uyu mwana ngiye rwose ngiye kumwipevera mwirerere. Imana iguha umugisha n'ukuri. Ndamurera pe. Ni ubuye bufasha wasaba abantu badukurikiye cyangwa se wumva bagira icyo bagufasha kugira ngo uyu mwana abashe kubaho neza? Ngewe ubufasha bwa mbere na mbere nasaba abantu bari kunyumva, yabo hanze yaba mu gihugu. Yego. Mbere na mbere ni amasengesho no kugira ngo Imana ime imbaraga yo kuba nakomeza uyu mwana nkamurera nk'umubyeyi. Imana iguha umugisha. Ko nge ntago ndi inyamaswa nk'aba ngaba. Imana iguha umugisha. Iki nasaba Abanyarwanda abafite umutima ukunze pe kandi umutima ukunze bimuwe. Yego. Bamfasha tukarera uno mwana akazaba. Uraza gutanga nimero yawe telefone kugira ngo ubasha kuba ari icyo yagira, yaba 1000 yaba 500, harimo amata ye. Nawe ufite abawe, ufite aburera, ufite urugo, urumva ni ibintu babitoroshye. None wasoje kuba wagira icyo uvuga ngo nawe tumuhe mikoro? Gusa niba natanga telefone yanjye nta kibazo yitange nimero yawe ya telefone yanjye ni 0784 0784 52 52 93 93 3 0784 52 93 3. Okay, urakoze cyane. Noneho twaha nawo papa w'umwana nawe akagira icyo abwira Abanyarwanda n'icyo yakifuza kuba yabasaba, nawe agatanga nimero ya telefone kugira ngo n'abandi batari ngiye bazabakenera bazabashe kubabona. Mu magambo make niba nawe ari icyo wabwira badukurikiye, ubundi ugatanga nimero ya telefone utagasubiza ikiganiro. Mbona ibintu byinshi ndibuvuge ngewe. Nta bintu byinshi cyane ndibuvuge. Nta bintu byinshi ndibuvuge. Komera. Ibyo navuze numva bihagije. Ushobora gutanga nimero ya telefone basi kugira ngo n'umuntu wakenera kuganiriza, kugukomeza, hari umuntu ukuganiriza ukawaruka n'umutima. Niyo ntacyo yaguha ariko uvuga ati mugabo komera kuri telefone ukaguhamagara, hari icyo byagutwara ko watanga nimero yawe cyangwa niyo umuntu akuganirije umutima wumva nyine uruhutse. Yego. Hari n'abantu baba bareze kuganiriza abantu bafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa se ibibazo by'ihungabana. Yego. Nawe rwose abona abo bakenewe mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi ufite ibibazo bikomeye nk'ibi ngibi. Nimero yanjye nyine yambonaho ni 0783 0783 0783 kurikiranye. Kangahe? 83 kurikiranye. 83 ikurikiranye. 0783 ikurikiranye. 74. 70? Oya uretse ndi abagiye stress. 07 kanyirebe nimero ya telefone. Ikibazo nimero ya telefone arayibagirwa kubera stress. No kwibuka yakwibuka. Biba byoroshye. Twagiye? Ni 0788 0788 83 ubwo ni 0783 79 440 nizo ngizo. Amazina yawe ariho kuri telefone, kuri iyo nimero ni ayahe? Ziruzuye neza. Amazina baruye kuri telefone yawe yitwa? Ni Clever. Irindi? Pierre Clever. None mama wowe amazina baruye kuri nimero yawe ni ayahe? Uwizeyimana Veneranda. Sawa, murakoze cyane, reka tubashimire. Hari undi muntu uniga mu ijambo? Ubwo nakagaruka, sibyo? Umunsi twongeye kubashaka cyangwa hari undi muntu ubambashije kumubagezaho biremewe. Mama azaba kirino ndamutse mbaye nimero yawe bamubona? Ndumva namurekura cyane cyane kuri uriya mwana. Nabonye amukunda cyane, ntago atari hafi ye, ntago byakunda, ariko igihe umwana nyine nkimurera araba nawe ari hafi hano. Ari hafi hano y'umwana. Urakoze cyane. Murakoze rero bari bakurikiranye Venda TV tubabwira ngo mujye mukomeza mukurikirane ibyo Venda TV ikora. Venda TV ifite ibyo ikora, harimo filime z'uruhererekanye, hariho filime yitwa Nyamwanga kumva y'uruhererekanye, mujye mukomeze mukurikirane iyo filime yayo. Ikindi nakagaruka mu ababyeyi mwe
murakoze. Yego namwe murakoze. Mwadusuye Imana ibaho umugisha. Tusangire. Gusa mutumye dutuza umutima. Yego. Urazi nyine ibintu nk'ibyo iyo bibaye ntubone umuntu uza kukureba usanga nyine bigoye ariko mwakoze pe. No kuri murakoze. Turabashimiye. Yego. Njewe uriwe kiganiro amazina yanjye nitwa Harerimana Damascene. Turabashimiye kubwo mwafashe umwanya mukurikira iki kiganiro. Ubundi mukomeze mukore like, share na comment, mukomeze mukora subscribe kuri Venda TV2 kugira ngo tubashe kubana namwe umunsi ku munsi, mubasha kubona ibintu Venda TV2 ibagezaho umunsi ku munsi. Ukora subscribe, ukora nakazugira kugira ngo ikintu cyose dushizeho mujye mubasha kukibonera ku gihe. Ciao nakagaruka Uwiteka Imana abaha umugisha. Bye musezera abantu. Murakoze cyane bari badukurikiye. Amen. Bye.